bigomba kujyana kuko ariko Imana yabiteguye. Ndabivuze rero uyu munsi w'umurimo ni umunsi mwiza, ni umunsi ugiye cy'umwaka aho abantu bongera gusubiza inyuma amaso. Ni umunsi wo guhura nk'uko abantu bagahura bagasubiza amaso, basubiza umwaka dukora twebwe nk'abakorera kuri kalendari y'umwaka tuyizihiza umwaka ugize usa nkaho uri hafi kugera hagati, ariko ku bandi bagendera ku mwaka utari kalendari y'umwaka natwe bawizihiza bari hafi kurangiza umwaka. Ariko tutitaye ku matariki icyo tureba gikomeye n'iki, nari mvuze ngo ni uguhura tugasubiza amaso inyuma tukareba niki twakoze neza, ni izihe ngorane twahuye nazo mu buzima bw'uwo murimo, niki dukwiye kuba twishimira tukakishimira, tukishimira ibyo twagezeho. Ubu ngira ngo mwese mufite inkuru mushobora kuba ari umuntu wese, aho abantu bavuye ibyo banyuzemo byabakomereye, twese turabifite. Ibyo rero bari byo kwishimira. Hanyuma ikindi tugashimira na bagenzi bacu, ntabwo duhura gusa, turahura tugashimira na bagenzi bacu tukabaga ariko warakoze. Iyo udashyiramo imbaraga ntabwo tuba tugeze aha ngaha tugeze. Warakoze igihe abantu bari bacitse intege, warongera uraduhumuriza, warongera uraduhumuriza. Warakoze igihe ibintu byari byazamye, wazanye ingingo z'ubwenge wubakiraho. Haleluya, amen. Iyo twahuye muri uyu munsi ayo magambo nk'ayo ntabwo ntekereza yuko ngira ngo uwo mwanya ntiyabuze kubaho. Abantu bakavuga ati rwose warakoze, tukishimana nabo bene data, tukabashimira, byaba na ngombwa tukanabahemba iyo ibihembo bihari. Ariko niyo bitanahari no kubwira umuntu warakoze ukamuhagurutsa mu bandi mu mbaga igari ukavuga warakoze uri igitangaza, n'icyo nacyo ubwacyo ni iki? Ni igihembo. Si ibyo gusa ahubwo turanisuzuma tugasubiza amaso inyuma tukareba ni hehe byanze, ni iki tukwiye kujya gukosora. Ndabizi ko twese dukunda kuba abambere, siko bimeze hari utabikunda. Simpamya ko umuntu akunda kuba yabibura ariko yabikoreye. Twese dushaka kuba turi muri ba best performers. Ejo bundi tuvuga ibi ngibi umuntu yarambuye ngo ariko se ko murimo mutora nayisomye ku rubuga rwacu ibintu byakije turimo dutora mu mukozi wabaye gakiri. Barama ngo none se ko uwo tubonye kare baba kene kigwa uwabaye barimo kugawa wawe ni ko nawe tugiye kujya tukugira kugiye gushima bakoze neza gusa ariko nabo kugawa tugiye tuvuge ngo icyatumye tutagera ku ntego ni muramira. I'm sorry to mention your name. Tuvuge ngo niba batumye tutagira aho twagombye kugera, ariko aho ngaho si ntabwo tubizana ku munsi nk'utu tugomba kugira umunsi wacu. Ariko uyu munsi ni umunsi wo gusubiza amaso inyuma, ni umunsi wo kongera tukisuzuma, ni umunsi wo kureba kuri nyuma. Ariko cyane cyane ibisubizo ibyo byose ni umunsi wo gushimira Imana. Haleluya, amen. Ukwiye kuba umunsi wo gushimira Imana. Imana yakuremye, Imana yakugiriye icyizere. Sinzi mbega mugomba kuba muri abanyambaraga mutameze nkanjye, ni umunyantege nke utangaje. Kuko buri gihe ikintu cyose ngezeho ntajya kwibaza ngo ariko Mana ubu ni jyewe wagikoze, ni jyewe wageze aha, ni jyewe wabonye ibi, ubu nari bikwiye, ngumva ngenda ariko abantu badakwiye ibyo ngibyo. Nawe hari abameze nkangera, hari abantu bakora bati jyewe rwose mbigiraho nabikoreye, nta mpamvu kureba inyuma, ntawe nshima, nta Mana yo kuryama nkasinzira se Imana nabikoreye. Ariko njyewe iteka ryose ni umunyantege nke. Niba bwira gushima Imana rero nuko tutari yose kugira. Imana yaturemye, Imana yaturemeye umurimo, Imana yaremye n'aha ngaha, aha umurimo ntibivuze ko ari uwo wakwiye kuba uhari, ntibivuze ko ari yo wakwiye kuba mpari. Ashwi hagombaga kuba hari abandi, kandi n'ubundi igihe maze ejo bundi hari abandi bagabo b'ibihangane banyuza, nawe uri aho ngaho hari abandi bahanyuze. Ibyo ni umwanya mwiza wo gushima Imana tuvuga ngo Mana warakoze kuba turi hano ni ubuntu bwawe, kuba turi hano ni imbabazi wakugize, kuba turi hano warakoze. Ubuzima, reka tugacyo ku buzima, ubuzima Imana iguha, it's a gift. Uyu munsi hari abari mu bitaro, uyu munsi hari abo babaze bakuyemo amaso, uyu munsi hari usanga bamunogoyemo ibyo, uyu munsi hari usanga ibihaha biri
kugasahani hariya ku meza. Abaganga bari basanasana n'ibizigirite y'icumi. Uyu munsi hari abatabonye amahirwe yo kuza kwizihiza uyu munsi kuko bari basanasana ibihaga Mr. X. Abandi bari mu birori akavuga ati nimbuvaho arahumeka umukanya. Ni umunsi mwiza wo gushimira Imana twavuga ngo Mana shimwa kuko duhaye aya mahirwe. Haleluya. Amen. Ni umunsi mwiza wo gushimira Imana ko duhaye ubwenge. Musubize inyuma mureba mu mwiganye. Abo mwiganye. Hari abatorora amashusho mu mihanda. Hari abambaye inkweto bihabanye. Hari ufata ipantaro kuyambara yambara akayishyira mu mutwe. Ariko Imana wowe ikaba mu bwenge bwawe uracyari ku murongo. Utitaye ku bibazo wahuye nabyo, ingorane wanyuzemo, ingorane z'urushako, ingorane z'abana, ingorane z'ubuzima. Ejo twari ahantu mu mibirizi kwibuka umudamu avuga ubuhamya bw'urugendo rwe muri Jenoside. Ariko umunsi wamureba ahagaze akiriho ukavuga uti Imana uri Imana y'inyamaboko kwe. Haleluya. Amen. Hari igihe rero ibyo tujya tubyibagirwa tukamera nka Nebukadinezari bamaze kureba umuntu w'abagore barabitegereza arangiye yikomaga ku gituza ati ngiye bagore niyubakiye amaboko yawe. Imana rero bamuturage wowe uzi naho amatafari. Wowe niba yarumye amatafari yakwitse mu butaka uzi imbaraga zantwaye njya kure mu butaka. Yaba mu munsi ndaguha discipline. Ndabana mwohereje mu ishyamba mari y'imyaka 7 gurisha. Hanyuma ikindi uzagaruka umenyekanye Imana. Hari igihe natwe tujya tuba muri uwo mutego. Twabona achievements twumva ko ari twebwe. Twabona ibintu byakoze twumva ko ari twebwe. Wabona icyo cyateye imbere twumva ko ari igitangaza. Wabona wese amahirwe ko ntawe ntibamwiye twumva yuko ari icyo wowe ukamuye reka da. Ni imbabazi z'Imana. Haleluya. Amen. Imbabazi z'Imana. Success yawe nta yes ari uruhare rwawe ariko uruhare runini rwande n'urw'Imana. Turi hano rero bene data bakuru. Uba ari umwanya mwiza wo gusubiza amaso ukavuga ariko abantu ugenda tugenda ni warakoze. Yesu nashimye. Amen. Kavuga urugendo tugenda ni warakoze. Ikindi ni umwanya wo gushimira Imana impano duhaye. Impano hari ubwenge hari n'iki? Impano. Hari abantu b'impano bagiye kuzikoresha neza tukabaturusa. Nawe nasoma amagambo ari mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 5 niho nabisoma mu mubwiriza naho muri byose cyangwa kubabwira nari mu nsoma reka duhere ku wa 12 w'igice cya 5 cy'umubwiriza Ecclesiastes. Hari abantu batari nabonye kibereye umuntu cyiza kandi kimutunganiye ni ukurya no kunywa no kunezezwa n'ibyiza by'imirimo ye yose akorera munsi y'ijuru mu minsi yose akiriho. Iyo Imana yamuhaye kuko ibyo ari byo mugabane we. Kandi umuntu wese Imana yamuhaye ubutunzi n'ubukire ikamuha kubirya akihawe umugabane we akanezezwa n'umurimo we. Ibyo nabyo ni ubuntu bw'Imana. Imana izagwiza umunezero umutima we bitume atibaza cyane iminsi azamurakira. Muri byo navuga ni ubuntu bw'Imana. Ni ubuntu bw'Imana. Ikintu Imana yabonye kuri umuntu mu buzima ni ugukora sibyo? Yamara gukora imirimo ye agakuramo ibyarya n'ibyanywa ubundi akarenzaho umunezero. Ibindi bisigaye ni umuruho. Turaha rero dukwiye kunezererwa iby'Imana yasize Imana yaduhaye. Imana yaduhaye kuba bazima n'ubuntu n'impano. Imana iduha ubwenge, Imana iduha umurimo, iduha imbaraga zo kuwukora, dukuramo umusaruro. Twese uko turaha turakora. Impamvu twitwa abakozi nuko dufite abo dukorera kandi dufite ibyo baduha. Uko byaba bingana byaba bishye byaba byinshi ni ibihembo. Ibyo bihembo rero tubonye dukuramo ibyo turya, dukuramo ibyo tunywa, dukuramo ibyo twambara, tugakuramo ibyo duha abana bacu,
hanyuma tukanezeza Imana. Haleluya. Amen. Imana yaguhaye kurya n'inuma ukabasha no kubirya. Ngo niki? Ngo nabirya. N'ubuntu bw'Imana. Uyu munsi hari abantu babayeho batagira ibyo barya, ariko igihe kiragera Imana irabibaha bamaze kubibona, imibiri yabo ibabuza kubirya. Ntabwo mubizi, n'ubu namwe hano wasanga hari abatakimira isukari, kandi kera mwana rero gushaka naho muziba mu gihugu mukayibuka. Wasanga muri mwe hari abatakimira umuceri, kandi hari igihe kurya umuceri byari imari icyo gihe. Urya kuri Noheli. Urya kuri Noheli gusa. Ngo aha arambye ngo hari abawurya kuri Noheli gusa. None uyu munsi ukaba urahembwa, ukaba ufite umuceri, ukaba ufite isukari, ukaba ufite ibyo byose bibaho, rero ntuzongere kuri isukari, ntuzongere kuri umuceri. Inyama ziragira. Imboga za dodo n'amadegede byonyine bitogoshe. Aha urumva abakora bitogosheje n'abatagiye guhura n'izo ngorane. Yasa kimwe cyane. Wowe rero hari ikintu Imana ikubwira ngo uyu munsi ni celebration. Sibyo bene data? Ni celebration kubera iki? Imana yaduhaye icyo dukora. Imana ikaduha icyo dukuramo umusaruro. Sibyo? Imana ikaduha ubuzima bukoresha wa musaruro kugira ngo tuneze udutunge. Ni celebration. Duhuye rero tuba dukwiye kuzamura amaboko tuba mu Mana warakoze. Haleluya. Haleluya. No Mana. Kuko uyu munsi hari n'abafite amafaranga bakoze umurimo n'abahinga bagira icyo bakuramo, ariko uyu munsi ibyo bakuramo nta kintu bamariye, basigaye birebesha amaso. Rero nagiye kwa muganga arambwira ngo ngira bajya kuma amata, kandi none nahise ntabibona icyango ngo amata yahara yenda ntabwo nari nsanzwe ngiyabona, ariko arambwira ati nayo rero ati nayo ntukayagure, ati ujye ushyiramo amazi. Mbona bitajya kwingorane amata nayo ubishami amazi kandi kuba menshi ntukajya kwitura amata ku munsi. Litura amata yo kubona ijyanye mu gihe tutagira abana, ufite abana ntabwo ukagwa litiro wawe ufite ikibazo. Cyokora ngo umuyobozi wa Girubaramu n'uwasetse masizi mpamvu ubona banseka ngo bariyororeye. Niyo mpamvu ubona banseka ndavuga ari kimwe kari umuntu anywa bakanseka nuko biyororeye. Ariko cyakuvuga ni iki? Mu gihe twakoze umurimo Imana yaduhaye, uyu murimo ukaduhiye tukabonamo umusaruro, Imana ikatwongera impano nziza y'ubuzima. Nicyo uyu muntu umubwiriza avuga, impano y'ubuzima iturutse muri bya bindi twagokeye. Kuko ubuzima burabungabungwa, ubuzima butangwa n'Imana, ariko kubungabunga kubuhaye ibikenewe nitwe tubikorera. Imana yaguhaye byose ukabona urabasha kuko ukabasha kurya ibyo waruhiye, ukwiye kurambura amaboko mu Mana shimwe. Uyu munsi rero turi hano biba bikwiye ko tunezezwa n'iyo Mana. Ngaho ngo Mana ndashaka ko uyu mwaka ngeze kuri uyu mwaka nkiri muri ka kazi, nkiri muri wa murimo, nta ndende yagaragayeho, ngishimwa ngifite icyo nkora. Hari abantu mwaka ushize mwahuye nka uyu munsi mwagaruka bakaba badahari, sibyo? Bakaba hari byabatera umuntu akabirukana, ikigo kikabasezerera. Hari abafunze, hari n'abapfuye. Kuba turiho rero perezida turafungwa n'imbabazi z'Imana. Musoza rero narimo nshaka kuvuga cyane kimwe, ariko kugira ngo tuwurebere mu buryo ari umurimo w'Imana, twe kuwurebera ahandi hantu. Kandi nkwibutse ngo aho uri aho igihe kimwe kizagira Imana ikubaze ngo wahakoze. Ntabwo birangira. Twese dufite ibyo dushinzwe. Twese ibyo dushinzwe ni ukwita ku bantu. Abantu bande b'Imana. Tugomba kubitaho nk'abazabazwa ibyabo. Niba uri muganga, hari icyo Imana izabaza muganga. Niba uri umurezi, hari icyo Imana izabaza umurezi. Niba ushinzwe kwambutsa abantu mu bwato, kuko bambutsa bajya gutabara ubwoko bw'Imana, ugomba gutanga serivisi zinoze kugira ngo aba bantu bagere aho bagera kure. Niba uri umushoferi, ugomba kubikora kinyamwuga ku buryo utagira ibyo wica umurimo w'Imana ukadinda. Twese turi abakozi b'Imana, turi ibisonga by'Imana. Hari icyo tuzabazwa nande n'Imana.
mbere yuko musenyera kubaza, mbere yuko principal kubaza, mbere yuko director kubaza, mbere yuko data kubaza, mbere yuko undi wese kubaza, Imana yaturemye yaremye n'umurimo hari kizagite izatubaza. Birumvikanye bene data? Nagira ngo rero sonze mbasaba, ntabwo nababona ngo ngende ntabasabye, nayo mbasabe kugira ngo tugende tunoze imirimo yacu. Haleluya. Amen. Utaha ariko ngira guhura tuzahure dushima izina ry'Imana. Aho Imana iguhaye, aho Imana iguhagarika, genda uhakore, uhatungane. Na mbere yo kumurikira rubanda ruraho n'abakuyobora, wibuke ko Imana hari izakubaza. Ubikore koko uzi gukorera Imana. Uyu mubwiriza ni umugabo w'umuhanga Salomo yanditse igitabo ku murongo w'icumi mu gice cya 9, aravuga ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta migambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Mwabyumvise? Umurimo wawe wose Imana iguhaye ukaberekezaho amaboko, ujye uwukora nkaho ejo utazongera. Uwukorana umutima wawe wose, uwukorana ubwenge bwawe bwose, uwukorana ubushobozi bwawe bwose, wibuka yuko aho ngaho kujya. Rero njya numva abantu ngira agakobwa kagira ubwo hambere yikije isaza wako isabukuru y'amavuko ntari ndagira bakajyamuhamagara bakamubanza ngo bakoze happy birthday ngo ntahari. Aho nziye rero arambwira ukabona ryanejeje abantu, umwaka washira abantu bakarya ubutaka bigatwika, ariko ntibamenye ngo baregera niba batandukanye. Uretse intambwe ukagira imyaka 30 ukagira 50 nk'iyanjye ukazarenzaho ukagira aho ngeze, ubu urimo wegera rwa rwobo aho barutuye hirya hariya. Ubu satira ujya rusororo cyangwa se rusororo y'ikamembe sinza hiba. Murahaza hiba? Kugaturika. Kugaturika. Ubu urimo ujya kugaturika. Umwaka washira ukarya ukanywa ukanezerwa bakakubyinira bagacana buje ugatera intambwe wegera hehe? Kugaturika. Kugaturika. Noneho rero igihe utari wagera kugaturika cy'iwanyu hahandi huzi umurimo Imana iguhaye. Haleluya. Amen. Umurimo wose werekejeho amaboko, nicyo Bibiliya itubwira. Ukora niki? Umwete. Umwete. Ukora umwete, ukora imbaraga, ukora umurava, kuko aho ngaho kugaturika. Sinzi niba wajya kugaturika. Aho kugaturika cyangwa usororo aho uzajya nta planning zabaye, nta migambi, nta kwita ku bana, nta kwita ku mugabo, nta gutekereza, naho bizarangira. Ubundi ukabutegereje iki? Urubanza. Rero nayo mbabwire kuri umwaka wacu mwaka wa 2025 kwizihiza uyu munsi w'umurimo, nayo mbibutse yuko aho tujya nta mirimo iriyo, nta migambi, nta kumenya, nta research, nta social media zibayo. Urumva rero nta bana, nta mugabo, nta mugore. Ubu rero abantu b'iwacu Nyamasheke hirya rero bava gukora n'ibyari gukora n'ikari. Ureka dutangire dukomereze turusheho umenye ngibyo utatunganije muri uyu mwaka ikiriye cyane ko Imana ihamagaye n'ijoro ryanye nayo ko ibikoze. Tera iwawe mu rugo, abafite ingo murebe, subiza amaso iwawe mu rugo urebe ibyawe n'uwo mwashakanye, urebe ibyawe n'abana bawe. Noneho ujye muri community urebe ibyawe n'abaturanyi, urebe ibyawe no ku kazi. Niba hari icyo utatunganyeho ubwira Imana ngo Mana ntabivuze, ni ukora reflection tukareba inyuma, ni ugusubiza amaso inyuma tukitekerezaho, ubwira Imana mbabarira n'ubu ukimpaye amahirwe nkazagaruka hano ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 5 umwaka utaha, nzaza numva nta mutima ubanza ibyo nagombaga gukorera abantu nagize nde narabizi. Ngaho rero mugende bapastori, mugende imirimo yose Uwiteka abahaye kandi mwinshi muyerekezeho amaboko.
imitima yanyu n'ubwenge bwanyu n'imbaraga zanyu. Barizi inama nimugende imirimo y'Imana bahaye ahari kubwira uwo murimo w'icyaha amaboko n'ubwenge n'imbaraga bakuzi buri wese icyo ashinzwe. Niba ushinzwe kwita ku bakozi bari mu biro runaka, genda ubitayeho umwete. Abo mu mahoteli hano, abo dufite muri guest houses zacu hano, nimugende mwite ku bantu b'Imana, mwibuka ko igihe kimwe Uwiteka Imana azababaza mukaba akawukena. Ariko mu gihe Imana izaba itarakubaza, ushobora kubanza kujya ku Gatolika ukagerayo vuba, kandi aho ngaho nujyayo nta mirimo, nta migambi, nta gutekereza, ntacyo uzahindura nugerayo. Rero ndifurije umunsi mwiza w'umurimo, umunsi mwiza w'abakozi. Igisigaye ubu nta kindi ni ukuza kuvuga bya bindi nahoze mvuga. Ni umunsi wo kunezerwa, ni umunsi wo kwisuzuma, tugasubiza amaso inyuma, tukishimira ibyo twagezeho, tugashimira bene data twafatanije. Hanyuma ibisigaye niba neretse neza amaso yanjye nsangire ariya neza bari mu kanya n'abandi byo tukaza kurya tukanywa, dore ibyo kunywa byatangiye, tukanywa tukarya tukanezerwa, tukitahira tunezerewe, tukajya gukorera Imana, tugategereza umwaka utaha, cyangwa se tugategereza kuzajya mu Gatolika. Ariko iyo tujya mu Gatolika ntabwo ariho birangirira, mukibuka yuko na nyuma yo mu Gatolika hazabaho urubanza. Ngaho muhaguruke Imana. Nagira ngo tumufashe turimbane indirimbo ya 286 ivuga ngo tuba mu gitondo, kuko uyu murimo wacu niho kubiba. Utangira ari utuntu dutoya bikagenda bikura igihe kikazajya ukaba umusaruro. Kubera ko igitero cy'ibyogezo cya kabiri, hanyuma dusenge Imana. Biba mu gitondo imbuto ziteza, tubiba ku manywa y'ikigoroba, rindira ko zera maze basarure, tuzatumirira tunezerewe. Haleluya, tuzanezerwa, tuzanezerwa, idutumirira tuzanezerwa, 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 idutumirira tuzanezerwa. Bana tuzanezerwa nyuma y'imvune, nyuma y'ibiruho, nyuma y'imibabaro. Tuzanezerwa umunsi twabonye ibigo dukorera ari ibyaho gufatanya na leta, ari iby'itorero byihariye. Tuzanezerwa no kubona umusaruro, tuzanezerwa no kubona abo twitayeho ari abana bavuyemo abantu bakuru, tukababona bageze aho tutatekerezaga ko bagera. Tuzanezerwa no kubona umwaka ushika ugataha tukigukorera kandi tukiri inyangamugayo. Tuzanezerwa mwami no kubona dufite amagara mazima, ukiduhereye umugisha muri uyu murimo waduhaye, tugakuramo umusaruro tubonye, tukabasha kuwunezerwamo amagara yacu ari mazima. Tuzanezerwa mwami. None rero hamwe n'iri jambo ryatumenyesha yuko umurimo ari celebration, iyo twibutsa aho tuvuye, tukareba aho tugeze, tukareba ibyo twanyuzemo, tukareba bene data babaye intwari y'uwo murimo, hanyuma tukibuka yuko ari tuba turemeye, kandi tukibuka yuko tuzaba akawugemo imbere y'intebe yawe. Ibyo bidutera guhora tunezerewe, ariko kandi turi mu bushyitsi muri uyu murimo. Ubane natwe rero, duhe kunezererwa n'aba bene data bose, kandi hanyuma nuduhamagara nabwo tuzahinduka imbere y'intebe yawe tudafite isoni, tudatinya,
kuko tuba dufite imirimo yacu twakoreye mu isi iduherekeje. Izina ryawe rihimbazwe kigwe hejuru. Tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Jaho ku munsi mwiza.